ariko reka kwiyongerezaho inkwi ziza gucana. Nimba mwigeze no gukina ntimuzakinire mu bya Yesu. Nimba wigeze no gukina hari abantu bibaza ngo itorero ni ry'umuntu. Niyo mpamvu kubera ubuswa bwabo baba mu itorero noneho bakarwanya imigambi y'Imana, kuko mu mitwe yabo Satani yarabaritsemo, bo bararimbuka, Satani arabakoresha ngo n'abandi barimbuke. Itorero ntabwo ari association abantu bajya inama ngo dushinga association. Itorero ry'ukuri c'est le projet de Dieu, ni umugambi w'Imana. Reka rero rimwe kabiri gatatu shimire iteraniro ryose. Icyubahiro ni cy'Umwami Yesu. Haleluya. Ntabwo ari impanuka kuba uri hano iyi saha, kubera yuko ngo si kubw'Umwana w'umuntu kugira ububasha bwo kuyobora intambwe ze. Ni kuvuga ngo nimba uri hano Imana yabimenye kera wowe utarabaho ko mu gihe nk'iki uzaba uri hano. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Turamamaza ko Yesu ari umwami. Haleluya. Yuko Yesu yaranesheje kandi ko Yesu niwe afite mu kiganza cye ibiro biraba ku isi byose, yaba ibyo twumva n'ibyo tutumva, nta na kimwe kimusoba, nta na kimwe kimucika. Haleluya. Haleluya. Everything is under his control. Niwe afite ubutware bwose. Haleluya. Niba gutera ubwoba muri iki gitondo bifite ububasha. Imana ishimwe cyane. Arazi ejo hashize hawe, arazi ibyo uranyuramo, arazi n'ejo hawe uko hazaba hameze. Na niyo mpamvu rero ukwiye kumugira confiance, ukwiye kumwiringira ko byose arabizi. Imana ishimwe kubera ko ni Imana. Amen. Mbere kumva ijambo ry'Imana rero nashaka mbanze ntange exhortation kubijyanye no gukorera Imana, kugira ngo nguhe mu gifaransa ngo stimule, kugira ngufashe nawe kuba mu bantu bakorera Imana. Amen. Malaki aravuga ngo hari umunsi Imana yashizeho ngo izagaragaza itandukanirizo hagati y'abayikorera n'abatayikorera. Ese uwo munsi wowe uzaba uri he wowe? Ndafata iminota mike mbere yo kumva ijambo ry'Imana ry'uno munsi kugira ngo twumve ibyerekeye gukorera Imana, kuko Imana ihamagara abantu. Ntabwo ihamagara gusa ngo bahite bajya mu ijuru. Dusome muri Malaki nicyo gitabo cya nyuma gisoza isano rya kera ibice 3. Haleluya. Dusome ku murongo wa 16 tugeze kuri 18 muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, ariko Igifaransa ni ibice 3 ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Uko Bibiliya y'Igifaransa hano ifite ibice 4, Ikinyarwanda ifite ibice 3. Reka dusomere. Maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, bazaba banjye, umunsi nzakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite, nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Amen. Abakorera Imana n'abatayikorera. Nta muntu n'umwe afite kuzireguza imbere y'Imana impamvu atigeze akorera Imana. Imana iduhamagaye, iraduhamagara tugakizwa, noneho tukaba mu nzu yayo ariryo torero. Kugira ngo tuwakora iki? Kubera ko itaduhamagaye tuhite tujya mu ijuru. Kuko iduhamagara hanyuma tugakomeza kuba muri isi. Nuko hari ikintu ishaka gukorana natwe. Uko idutunganya, uko igenda itweza,
igenda itubohora, igenda ituvura ibintu bitandukanye, niko inaduhamagara kwikorera. Hari umurimo marayika bakora, Abaheburayo igice cya mbere ku murongo wa 14 ngo abamarayika ni imyuka yoherejwe mu isi gukorera abazaragwa agakiza. Abamarayika bafite umurimo wabo, ntabwo abamarayika bazakora umurimo wawe. Abamarayika bafite wabo, natwe dufite wacu. Abamarayika bafite inshingano zabo, n'abana b'Imana mu itorero bafite inshingano zabo. Aho uzayibonera ni hese, ni igihe Imana yatumye marayika kwa Korneliyo. Marayika ntabwo yari ayobewe Korneliyo icyo Imana imushakaho, ariko marayika ntigeze arenga karimbi. Yaramubwiye ngo natumwe n'Imana, amasengesho yawe no kugira ubuntu bwawe, kuvuga ngo gukorera Imana mu gufasha n'ibiki, amaturo n'ibindi, no gutabara abari mu bibazo, ngo byose byarazamutse imbere y'Imana biba urwibutso. None Imana yantumye kuri wowe Korneliyo. Korneliyo yari mu masengesho ku isaha ye yagenye yo kuba imbere y'Imana. None Korneliyo arategereza ko marayika amuha message. Marayika aravuga ngo tuma, kuko yari umugaba w'ingabo, yari afite ingabo 100 ayoboye mu ngabo za Roma. Noneho ngo urebe mu basirikare bawe abizerwa, ubatume ku muntu yitwa Simoni Petero, amubwira naho amusanga Iyopa hafi y'inyanja Mediterane, ngo niwe afite message yawe. None se marayika ntabwo yarazi message yariyo? Yarayizi na yarayizi? Yarayizi. Ni inkuru za Yesu Kristo. Kuko ise marayika atavuze ubwo butumwa, mwibaza ko ari kubera iki? Kuko marayika atamubwiye Korneliyo ubutumwa bwa Yesu Kristo, ntabwo ari inshingano ze. Suko atarazizi, ntabwo ari inshingano ze. Kubera ko atari inshingano ze, ninde aba ari joro wariraye? Mwabyumvise? Ninde azi umugani? Ijoro ribara. Marayika wo yigeze akora icyaha? Yigeze akora icyaha? Ntabwo tuvuga Satani n'abamarayika, bo abamarayika b'Imana. Uwo marayika yigeze akora icyaha? Akeneye ubuntu. None yabuvuga ati bukwiye kuvugwa ubutumwa bwa Yesu Kristo, amen, n'abanyabyaha bagiriwe ubuntu. Twebwe kuko twananiranye abana b'abantu turarega karimbi tukajya gukora n'iby'Imana tadutumye. Umuntu akigira pastori, yari umuririmbyi hano ku cyumweru gishize, none cyumweru gitango yashinze itorero Kanombe. Ntimujya mubyumva? Abantu bishora mu bizaba jugunya muri Gehenomu, bibaza ko Imana ikora mu kavuyo. Nuko abantu bakwemera ukaburi intyoza mu kuvuga no gucanganya ibintu, mu ijuru ntago bakuzi, uri umuteka mutwe. Marayika arabizi akarimbi ntabwo akarenga. Mwabyumvise? Icya kabiri, urundi rugero. Ese marayika Mikayeli ntabwo yarazi ko Lucifer, marayika utwara umucyo kera ataracumura agahinduka Satani, ntabwo yarazi ko ari umwanzi w'Imana? Ntabwo yarazi ko yavumwe? Ngo ariko igihe barwaniraga umurambo wa Mose ntigeze amucyaha, ngo yaramubwiye ngo Uwiteka guhane. Mwumva? Ruvuga ngo l'autorité yo gucyaha Satani, yo guhana Satani ifitwe n'Imana. Marayika Mikayeli ni umugaba w'ingabo zo mu ijuru, afite imbaraga zikomeye, ariko mu gihe barwaniraga umurambo wa Mose yarazi aho agarukira. Ntabwo yagize ishaka ryinshi noneho atangire kwita no ku nshingano z'Imana. Satan, que l'Éternel te réprime. Uwiteka agire gute? Agire gute? Aguhane.
ariko twibwe turatandukira, umuntu akaza agakiza ejo bundi akumva ko ashobora kwitiki akitiki. Ibi byose bifite ingaruka igihe Imana izashira ku mugaragaro abayikoreye, abo Imana yemera. Paulo aravuga ngo ntabwo ari umuntu qui se recommande soi-même, ntabwo ari umuntu yiyemeza ko ari iki ngo yemerwa mu ijuru, ngo n'uw'Imana irekomanda. Mashimenshi ku mwami. Ntuzigere uba mu bintu utafite mandate yabyo. Ukwiye kumenya ko ari Imana yaguhamagaye. Imyamvu rero mbivuze niki, kubera ko uko bukiye ko bwije, uriya munsi Imana yavuze muri Malaki uri hafi. Aho Imana izagaragaza abayubaha n'abatuyubaha, izagaragaza abayikoreye n'abategeze bayikorera. None wowe uri mu nzu y'Imana, wakora iki? Ubu butumwa mvuga kubera ko bujya no ku mbuga, turizere ko bufasha n'abandi n'andi matorero hirya no hino. Ndashaka kubabaza, umuntu akora iki mu itorero? Aricara kumva ubutumwa, akaririmba n'ibyo, agatanga amaturo gusa. Aho ntago bazi n'impamvu bari mu bintu. Nta muntu n'umwe mu mugambi w'Imana yigeze ahamarwa kwicara. Nta mukristo muzima aba mu itorero ntagire umurimo akora, ntibibaho. Uko Imana ihamagara n'ukuntu Imana yinjiza umuntu mu muhamagaro we. Reka mfate ingero ebyiri gusa. Urugero rwa mbere ni uwitwa Filipo. Imana ishimwe. Kadusome vuba. Ibyakozwe n'intumwa ibice 6. Uyu muntu witwa Filipo, mumva aho yahereye, mumva umuhamagaro we muri Kristo aho watangiriye. Ibice 6 umurongo wa mbere, tangira usome. Nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, abayuda bakigiriki batangira kwitotombera abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose. Abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. Nuko bene data, mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa, buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Abahateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Stefano, umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera, na Filipo, na Prokoro, na Nikanori, na Timoni, na Parumena, na Nikolao wo muri Antiyokiya watoye idini y'Abayuda, babashyira imbere y'intumwa, kandi bamaze gusenga babarambikaho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira uko kwizera. Amen. Muri abantu 7 harimo na Filipo. Mwamumvise? Aba nibo bitwa abadiakoni ba mbere bitorero. Aba nibo badiakoni ba mbere. Nibo badiakoni ba mbere. Bafasha intumwa muri uyu murimo pratique wo kugabura ibyo kurya. Ku itorero ryari rimaze kuvuka, harimo abantu b'abakene bakwiye gufashwa. Satani ashaka yuko intumwa, kubera yuko noneho itorero ryavutse itangiye kwistructura, harimo n'ibintu bijyanye n'ibintu pratique bitari ijambo ry'Imana. Satani ashaka rero abapiyeje, abatega umutego, bareke kwita gusenga no kugabura ijambo ry'Imana no gushaka amaso y'Imana, none bahite bahugira mu bintu byo kugabura. Hari imyitotombo y'abapfakazi b'Abayuda b'inkomoko z'Ikigiriki. Ariko Imana iha ubwenge ba Petero, baravuga ngo ibyo ntabwo ari byo umwami yaduhamagariye. Umwami yaduhamagariye gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Ngo mutoranye muri mwebwe mu itorero abantu 7 bubaha Imana, buzuye umwuka wera no kwizera. Mu bantu 7 batoranijwe harimo uwitwa Filipo. Abadiakoni ba mbere, diakonos mu Kigiriki. Les abari muri service. Service pratique y'itorero. Haleluya. Haleluya. Ari intumwa, araba
abakozi Imana batandukanye muri rwa rwego wa Efeso 4:11, intumwa, abahanuzi, abavugabutumwa, abashumba n'abigisha, haba nawe umukristo usanzwe, twese dusanga ikintu cyitwa kubaba dulos. Dulos ni imbata. Twese turi imbata za Kristo. Ariko nubwo turi imbata za Kristo, hari imyamagaro itandukanye. Aba rero nibo badiakoni ba mbere, abafasha b'intumwa. Ariko se uwo Filipo yakomeje kuba mu budiakoni agabura umuceri n'ibishyimbo, abiha abapfakazi? Oya, reka tugende turebe niyo bita comment l'appel dans le ministère évolue. Uko igenda ikura. Imana ishimwe. Evolution. Imana ishimwe. Ntabwo Imana iza guhamagara noneho uve uriye uraje noneho kubera no mu isi wari ufite uburyo bwo gushanuka, none ukumva ko ukiye gutangira noneho kuza gusimbura abakozi Imana bari hano. Wowe urazi wowe urugendo bafite, urazi ibyo banyuzemo, urazi ibyo bihanganiye. Mu mwami ntago hakora ibyo mu isi bazi ko ari byo bisunika umuntu kujya imbere. Biravuga ngo cela ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut, c'est l'Éternel qui élève celui qui abaisse. Ngo nago bituruka kufite ingoga zo gusiga abandi, ngo Uwiteka ni wazamura, Uwiteka ni wacisha bugufi. Makofi kwa Bwana Yesu. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Reka rero dukurikire rero Filipo rero. Dusome Yakobo 8:1-6. Mumve yatangiye ari umudiakoni, umufasha w'intumwa. Habaye itotezwa mu itorero ry'i Yerusalemu. Twumve rero Filipo yabaye iki? Ahungiye Samariya itotezwa, yabaye iki noneho? Uhereye uwo munsi haduka akarengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu, bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya keretse intumwa. Abantu bubahaga Imana bahamba Stefano baramuborogera cyane. Ariko Sawuli we akomeza guca igikuba mu itorero no kuryonona cyane, akinjira mu mazu yose agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe. Nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Abaho benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye bamwitayeho, bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Amen. Muhazakomeza. Noneho yabaye iki? Muramubona ariho aragabura imiceri, ariho aravuga ubutumwa Imana ibahirisha itangaza n'ibimenyetso. Noneho uraza kumva rero mu gice cya 21, noneho umwuka wera ntakivuga Filipo umudiakoni. Umwuka wera iyo avuze Filipo avuga Philippe l'évangéliste, Filipo umuvuga utumwa. 21:7-14. Ubivemo nawe icyo Imana igushakaho. Natwe turangije urugendo rwacu rwo kuva i Tiro tugera i Putolemayi, turamutsa bene data, dusibira iwabo umunsi umwe. Bukeye bwaho tuvayo tugera i Kayisariya, twinjira mu nzu ya Filipo umubwiriza w'ubutumwa bwiza. Nushaka ugarukiraho. Amen. Filipo no bamwise umubwiriza w'ubutumwa bwiza. Mumvise aho yavuye? Ibyo niyo bita l'évolution du ministère mu muhamagaro. Icyo Imana yaguhamagariye, haleluya, kiragenda cyevuriwa. Imana ishimwe. Reka turebe undi muntu umwe gusa yitwa Samuel, umuhanuzi Samuel. Samuel wa mbere 3, were ku murongo wa mbere ndakubwira aho ugarukira. Umuhanuzi Samuel. Uwo mwana Samuel yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. Yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. Hari impamvu yabyo. Kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari itarazima, kandi na Samuel yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samuel, nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye.
Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditabye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye, singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Uwiteka ahamagara Samweli ubwira kangahe? bwa gatatu. Arabaduka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Eli amenya ko ari Uwiteka niwe ari arahamagara uwo mwana. Niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe ntiza amatwi. Urakoze Flora, mushobora komeza gusoma. Hano murumva nuvuga ngo Samweli muhamagaro we kuzasimbura Eli kubera ibyaha by'umuryango we. Samweli yari akeneye kwigishwa n'umukuriye muri uwo muhamagaro kugira ngo amwigishe kumva ijwi ry'Imana. Na niyo mpamvu agitangira yari azi ko ari umusaza Eli umuhamagaye. Inshuro ya mbere Eli ntacyo yavuze ngo subira kuryama. Inshuro ya kabiri subira kuryama. Inshuro ya gatatu amenya ko none uyu mwana koko ntabwo ari ararota, Uwiteka rero aramuhamagara. Rero genda usubire kuryama, niyongera kuguhamagara umubwire uti karame Uwiteka vuga umugaragu wawe arumva. Noneho ntabwo avuga ngo vuga jewe akana gato katazi ibyo karimo, ni mama wandosheje ikanzu hanyuma nzana hano mwanyumvise. Ahubwo yaravuze potentiellement, yaravuze nk'uko yakabaye yari muhamagaro Imana yamuhamagaye ngo vuga Uwiteka umugaragu wawe arumva. Aho niho bwa mbere rero Samweli atangiye kumuhanuzi. Yari akeneye Eli kugira ngo amufashe, amuakompanye, amuherekeze mu muhamagaro. Imana ihabwe icyo. Amashimeje ku mwami Yesu. Na Filipo yari akeneye intumwa zimuherekeze mu muhamagaro. Ntabwo umuntu ava hariya akanyuma akaza mu nzu y'Imana akakera gakiza agahita jumpinga mu mihamagaro we yifuza. Ati no mu isi nari nizemo ubushobozi. Wizemo ubushobozi ngo no ku ishuri n'igihe batoranyaga, n'igihe cyose ashaze kugira icyo abanyeshuri babwira headmaster ngo n'igihe batoranyaga kuko ndi intyoza mu kuvuga. Kada nimba ukorera Imana bisaba intyoza, Moise il était disqualifié kuko ngo ntabwo yarazi kuvuga. Na Yeremiya nawe ngo ndi muto kandi ntabwo nzi kuvuga. Ntabwo Imana igendera ku matara y'abantu, ntabwo Imana igendera ku byo uza ufite. Imana niyo ikubaka kugira ngo ibyo yubatse muri wowe bikoreshwe kubw'umugambi wayo. None rero bene data, icyambere dushaka ko mumenya, ntabwo Imana ihamagara umuntu muri Yesu hanyuma ngo yicaraho umere nko muri stade aho abari muri tribune baricara, noneho abakinyi akaba aribo baperforminga ubumenyi bwabo bwo gukina. Bariya bari kuri stade bariya bo bareba bakogeza, ariko abakina ni bariya bari mu kibuga. Ntabwo ariko bimeze mu gakiza. Mu gakiza nta numwe ari kuri tribune. Mu gakiza twese turi kuri terrain. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Twese turi kuri terrain. Amen. Wowe uri nimero zingahe? Babona vuga ngo ugende reserve. Wowe uri nimero zingahe? Nabasaba mube connecte n'Imana. Muve mu bintu byo kwishuka. Iyo abantu bamaze kuba ikara ryazimye, nubwo bakumva ijambo ry'Imana gute, bavuga mu Gifaransa ngo c'est comme l'eau qui tombe sur le dos d'un canard. Mwebwe rero bashasha mukiza, nimuzigere mwiga ku bantu bazimye. Wowe Imana yaguhamagaye kandi Imana irashaka ikuvanemo icyo yaguhamagariye.
ntuzabona umuntu ngo gewe ngo wowe ngo namava muhira ngo nuko nibwo ari gukizwa ngo we ntabyo uzi, ahubwo wowe witonde ntuzigere unemera n'imirimo, ati uzahura n'ibibazo, ati umbaze gewe ancien combattant, nakubwira mubwira ati bongo yako, muti uzakubwira ibyo ni umunyabinyoma. Hari imbaraga mu kwatura, mubwe muti uzavuga ibyo ni umunyabinyoma. Nashaka ko muvuga kugeza aho Imana ibyumva ati uzakubwira ibyo n'umunyabinyoma. Yarananiwe urugendo, ashaka ko nabandi bananirwa. Kama umeshindwa, toka njiani, mimi nisonge mbele. Amashi menshi kumwami Yesu Kristo. Izo mvugo z'ubusharire ntimuzemere. Biratangaje kubona mu matorero y'Imana abantu, there is no joy. Agakiza kadafite umunezero ni bwoko ki? Muzi ko sinye ya mbere umukara amanuka mu isi ni umunezero. Ariko abakristo urababwiriza bakokangira ngo hari umuntu abatumye ati naragiza mu musumire. Iki ni igihe cyo gukiza ubugingo bwawe. Bwira mugenzi ati iki ni igihe cyo gukiza ubugingo bwawe. Igihe cy'utugroupe twashaririye tugashariza abandi, icyo gihe cyararangiye. Kama umeshindwa, toka njiani, wana wa Mungu wa kweli wasonge mbele. Abo bantu bahindutse indiri z'abadayimoni. Mubeza ko Satani aza teritorero ari hanze yaryo. Abiza amateka y'amasite greke murabizi, iyo bavuze le cheval de Troie, uvuga ngo ayo masite mu rugamba imwe kugira ngo isi nindi babaye nk'ababaha impano ifarashi nayo ibitswemo abasirikare. Uvuga ngo rero abo nibo batumye rero abaho iyo mpano batsindwa. Muri make rero Satani ntabwo azatera itoro ry'Imana aturuka hanze mu babudiste, oya, cyangwa muri Hinduisme. Satani aza teritoro ry'Imana araritera kuko afite ibyitso, kuko afite abo yaritsemo, bakaba mu itorero kugira ngo gusa baserve intérêt Satani, babuza abantu kunezererwa Imana, babuza abantu gukunda itorero ry'Imana, babuza abantu gusunika umurimo w'Imana, babuza abantu kwezwa. Ni bya bindi Yesu yabwiye abafarisayo muzabona ishyano ngo mufite imfunguzo bwami, ngo ntago mwinjiye mugahagarara no ku marembo mukabuza abashaka kwinjira, ngo muzabona ishyano. Wowe ntago winjira mu gakiza gashitse, ariko uraho abashaka kwinjira ukababuza, uzabona ishyano. Mvuge muti bazabona ishyano bene abo. Atura tibazabona ishyano bene abo. Nimba uri no muri abo, iyi mvugo niba wayatuye ikuvure mu izina rya Yesu Kristo. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Ariko nimba mwizera ko uriya wapfuye ku musaraba ari Imana rurema, ukinisha ibye yitege amakuba y'ibihe bidashira. Soma neza Abayeburayo ibice 10 were ku murongo wa 25 umanuke, uzamenye kigutegereje. Nimba uri mu bantu babloka abandi kubaha Imana, je nakugira inama yo kwigira mu byawe mu isi. Uzabuhenebereye, ariko reka kwiyongerezaho inkwi zizagucana. Nimba mwigeze no gukina, ntimuzakinire mu bya Yesu. Nimba wigeze no gukina, hari abantu bibaza ngo itorero ni ry'umuntu. Niyo mpamvu kubera ubuswa bwabo baba mu itorero noneho bakarwanya imigambi y'Imana, kuko mu mitwe yabo Satani yarabaritsemo. Bo bararimbuka, Satani arabakoje ngo n'abandi barimbuke. Itorero ntabwo ari association abantu bajya inama ngo dushinga association. Itorero ry'ukuri c'est le projet de Dieu, ni umugambi w'Imana. Nyuma uzabona za rebellion mu nzu y'Imana. Umuntu umuyobozi aramucyaha ku bintu birifraga, ariko ngo umuntu yihane yubahe uwo mukozi w'Imana nk'uko akubasha umwami ubwe wamuhamagaye,
ahubwo agenda yigamba abwira n'abandi. Jewe iyo ndi imbere y'Imana sengera abantu nkabo ndarira ko ndazi igitinyiro cy'Imana. Rero mwebwe mukiri bazima, unumva umuntu yitwa ngo umukristo mu mutoro rimwe, ukumva amagambo avuga ntabwo ari ayakwankuraje gukunda Imana, ntabwo ari gutera intege gutinya Imana, ntabwo ari agusunika gukomeza gukunda itoro ry'Imana. Uwo muntu uzamuhunge nkuko bahunga pestenike, icyorezo. Uwo muntu ari mu cyorezo. Mu by'ubwami nicyo cyorezo. Ifolo fuir comme on fuit la peste. Ko turi mu bihe bya nyuma aho Satani ashaka kwerimina benshi bashoboka. Kandi iyo urugamba ruwenda kurangira rurakomera. Ukiye kubimenya. Imanda y'umwami iri hafi kuvuga. Rero Satani afite benshi yamaze kwigarurira. Abo rero nibo akoresha mu matorero. Ibi mvuga ntabwo ari itorero rimwe, n'amatorero yose, kuko ntabwo ari situation itorero rimwe, ni situation matorero yose. Ibyo rero nibyo abana y'Imana bukuri bakunda umwami Yesu bakwiye kwitwararika. Ukwiye gufatanya nabo muri mu mwuka umwe. Afite uwe mwuka uriya muntu, uzamumenyera muri attitude ye, uzamumenyera mu bimuvamo, uzamumenyera ukuntu yangaje mu itorero. Nimubona umuntu mu itorero ntangaje marimwe afite, uzamushireho point d'interrogation. Hari ikibazo. Uwo muntu ntuzamwegere, kubera yuko uwo muntu ari mu mwuka undi atari umwuka wo kubakana na Kristo. Yesu yaravuze ngo utegeranya nanjye. Hari abasandaza rero mu itorero, amatsinda y'itorero. Muzajye mureba muri amatsinda, murebe umuntu kino sangaje pa ari mu nzu y'Imana, qu'est-ce qu'il fout, arakora iki? Ikibazo rero dufite muri iki cyerezo, abantu baratinyana ngo nirumveho, ngo ni apotre gusa ni wazareba abantu bamuhamagare mu biro ati wowe rero. Iyo ni feria. Intumwa zabwiye abantu bashaka kuzitoteza, barazitoteje ngo nimukongere kwigisha muri iyo zina. Kandi bari bafite ubushobozi kurusha uwo mwene datutinya kubwiza ukuri. Ntiyagufunga, ntiyagukubita, ntiyagira gute, ariko uramutinya kandi urabizi ko ari warasenya, ntago yubaka. Intumwa zabwiye abanyabubasha b'icyo gihe ngo turashaka ko azikaza umudusubize natwe, muratubuza kwigisha mu izina ry'umwami, kandi niba dutegetse ngo tubwire abantu bose iby'izina rye. None nashaka kubabaza, ese twumvira abantu cyangwa twumvira Imana? Babura ibyo basubiza. Hanyuma avuga ati rero watubwiye ntabwo ari umuntu, watubwiye n'Imana. Na niyo mpamvu ubutumwa bwe, haleluya, bwatugezeho, kuko hari abagabo hari abagore babwitangiye, ntibigeze batinya ibikangisho by'abantu. Naho twebwe byakinyangwanya cyacu kiraha muvuga mutarya ngo agwisha kwa kwanga muyoze, ngo agira gute, ngo agwisha kwa kwanga nawe mbega isoni. Mukwiye gukorwa n'isoni mba muri iyo filozofi. Ubwo muvuga muti ubwo n'uburyarya, n'uburyarya. Ngo agwisha kwa ngo nawe ukamuhisha ko mugasangira icyayi. Musangira gute? Uvuga ngo vous faites des grimaces à la place de sourire. Mu mutima ngo ndazi ko nyanga, ariko indyarya. Imana yanga indyarya. Bwira umuntu kuri, mugire des relations justes, vraies, transparentes, sincères. Amashimeje kumwami Yesu. Agwisha kwa kanga nawe ukamwisha ko ubizi. Nibyo bababwiye iwanyu, nibyo muzana mu nzu y'Imana. Uburyarya ni bubi. Nkamwe mushinzwe discipline muri tsinda ryanyu y'abaririmbyi, nimba hariho komisiyo ibikora ya discipline, ntimugatinya abantu. Nashaka akwange, ariko Imana iragukunda. Mubwire ko conduite ye ari mbi. Ntimugatinya abantu. Haukuri kwake, haukuri kwake, haukuri kwake. Ntagurya iwe. Mwabyumvise? Ntagurya iwe. Siwe atumuraruka karamuka, siwe atumuraruka karamuka. Kwiye kubimenya.
kuba jyewe naraye nkaramuka ntabwo ari ubushake bw'umuntu, ni Imana nzima ishatse ntabwo naramuka. Rero sinshobora gutinya wowe nguriya muntu ngo niwajya mfasha na transport niwajya andepana ngo biki nibiki nafungira amashanyarazi n'amazi, ibinyoma bya Satani. Wo abantu bukeshaho uburaro n'uburamuko. Abantu babaho uyu munsi Imana ejo kavuga ati musure mukungugu gasubira mukungugu. Biravuga ngo abantu bose bo kwisi imbere y'Imana ngo kumunzani w'Imana umuyaga ubarusha kuremera. Hanyuma ni buhagazeho ngo wowe nunyanga wowe ndahombye iki? Rien. Hari umuntu yavuze ngo ukikutana na mimi nikakusahau haujaomba kitu. Nura nanjye nkakuyobora ukanyobwa ntacyo urahomba. Ukikutana na Yesu ukamusahau umehomba kila kitu. Nura na Yesu ukamwibagirwa wahombye byo byose. None urashaka iki? Yesu ni ukwiye gukomeraho, ntabwo ari umuntu. Amashimeje ku Mwami Yesu. Mureke ibintu by'uburyarya ntawe bizabageza. Faut être sincère. Nimba umuntu afite ikibazo, Bibiliya avuga iki? Yavuga ngo mubwizanye ukuri mu rukundo, musurinye mu rukundo. Ntugiye kumubwira n'amahane y'iki, mubwire mu rukundo. Ariko ukuri kudasizwe amavuta. Ukuri. Nimba ari umuntu agenda ateranya urabizi ko yateranije uriya yaciye abantu bice, muhamagare. Si ngombwa ko abayobozi bamuhamagara umwitire mu ibyo akora ntabwo ari byo. Nutihana umujinya w'Imana uri kuri wowe, kuko facts zirahari. Wabyibise? Ariko rero sinshaka kwiteranya ngo biki nibiki, nakazi kazamanyana n'Imana. Ngo bate tufite imigani bene data ngo noneho ngo nakazi ke uriya ngo nacyo yewe sinshaka kwiteranya niduhura ndebe ikijisho. Oya ibyo abayobozi François niwazabikora, ariko yewe kandi no mu Rwanda baravuga bati navuga ngo Bibiliya avuga ngo mu Rwanda baravuga ngo iyo batereye amagara hejuru ngo mwese ngo asamaye baza mugenzi wawe. Urakotinga Bibiliya cyangwa Ikinyarwanda? Ini seconde mubaze, uvuga amagambo y'Imana cyangwa Bibiliya? Ngo iyo batereye amagara hejuru, ngaho rero Imana ishimwe. Ngiye nshaka kwigenzagera imbere yawe Mwami, aba bantu nzabe narababwiye ukuri kose, nta mwenda bafitiye. Yewe narindi deni ngufitiye, mfite ideni ryo kubwiza ukuri. Harindi deni ngufitiye. Ideni ryanjye mu Mana ni ukukubwiza kuri. Unipende unikatae ariko nkubwiza ukuri, kuko amaherezo ukuri niko kuzanesha, ntabwo ari uburyarya n'ibinyoma. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hallelujah. Moi je ne cours pas après l'approbation des hommes. Ntabwo nyiri abantu wankunde iki ngo nyobora itorero ngo ryuzuye ngo no kuri parafo. Byose byamareye iki? Ngo nabone ibicare mu byatsi ngo none ngo ndabizi ko isi kunindyarya, kuko nayo iri mu ryarya. Umukozi Imana avuga ukuri ntabwo bamukunda. Babyumvise? Ariko ari powerful mu Mana. Powerful mu Mana. Hallelujah. Mwumvise rero Filipo watangiye ari umudya, none tumwumvise yageze mu muvuga butumwa. Uko niko umuhamagara ukura. Yafashijemo nande? N'indumwa. Kuko nubwo yavuze ubutumwa muri Samariya ibitangaza bigakoreka, yahise atumaho intumwa, kuko aracari ku birenge by'intumwa. Nagomba ngo nabaye igitangaza rero, noneho nanjye Imana isigaye inkoresha ibirema byahagurutse, ziriya ntumwa zibaza ko ari ibyabo gusa. Yewe abantu bararwaye. Uzumva abantu bagenda biha amatitire ngo ugenda senga uriya yarashubijwe.
ngo dore ngo asigaye agenda mu mamodoka ahenze kandi yagenda amusengeye ntigeze agaruka none batanga amashimwe. Wagize uvuga ngo Filipo nubwo yakoresheje ibikomeye muri Samariya, wa mutima murangaga akiri muto, akiri umudiyakoni aserva, ni wa mutima wakomeje kumuranga. Yahise ahamagara intumwa ngo noneho aho bigeze na umurimo w'intumwa. Uko niko ba Petero bamusanze hariya. Wagize nibyo bita la redevabilité de ministère. Redevabilité de ministère uvuga ngo umuntu mu mpamagaro we afite umwenda kuba Imana yamuhaye ngo bamuherekeze mu muhamagaro. Makofi ko boneza. Murabona Samueli umukambwe Eli yamwishije kumva ijwi ry'Imana. Iyo Eli akomeza kubaho ntapfe, yari kuzahora ari musirengebye. Urakoze muvandimwe. Nawe uti noneho jewe nabaye none igesiye numva ijwi ry'Imana, mbere ijambo ry'Imana ryari ingume, igiwe mukambwe n'abana be, aribo bayobora ubwoko bw'Imana, none ni jewe byajeho ni je nsigaye numva ijwi ry'Imana, Imana ikuvugana na Eli ndetse n'abahungu b'abanyabyaha, noneho no. Iyo Eli akomeza kubaho, Samuel akomeza kuba umuntu uciye bugufi imbere ya Eli. Uko niko Imana ikora. Nta nari mu mugabo Imana hariho ijambo ngo hazagaraho nigaranzururiye. Ibyo ni byanyu. Vuga uti ibyo ni byacu. Hura cya umwumvira uriya se nubona se ko usigaye gukoresha ibitangaza. Impumi zahumutse abadayimoni bahunze. Wose uracyakeneye numwe bimeze gute? Dore zo zigumye Yerusalemu, wowe Samariya, ubu rero ahubwo no munsi. Uno munsi ukoranye abantu bose bakijijwe bakize muri Samariya, babwire ko from now on I become your bishop. Niko twari gukora bamwe. Ariko nabati rero nubwo Imana yankoresheje ibi, arabankuriye bari Yerusalemu, atuma intumwa zirakomeza. Igice 8 byakozwe n'intumwa. Uko niko Imana ikora. Rero kugira ngo mbatera ishaka mumenye ukuntu Imana ihamagara noneho igatira umuntu mu mwakompanya mu muhamagaro we no kubimenya. Kuko twebwe zira ministère don eshanu ngo tuhamagariwe ku ekipa aba ngo bakora umurimo. Twe tugakomeza kwita gusenga no gabura ijambo y'Imana. Ibane babyumvise. Rero ntuzigere uvuga ngo jewe ngo ntabwo mbone icyo nakora ibiki byose, kandi uriya muntu ngo amaze imyaka 15 n'amezi 6 n'iminsi 3 n'amasaha 2 yarambwiye ngo uramenye niba zanakumenye, niba kumenye abayobozi hanyuma ukabegera intambara zirarota. Ibyo birashaje. Ubwo muti birashaje. Kini igihe cyo gucunguza uburyo mwete, sigiye cyo mu matiku n'ibigare. Exhortation yanjye niyo ndayirangije.